nyakubahwa abashoferi batwara abagenzi mu Rwanda ntibagira ubwishingizi, aba basekirite tubona ntibagira amasezerano y'akazi, ntibagira ubwishingizi. Kugeza ubu tuvugana bagiye kujya mu minsi mikuru zimwe muri kampani zimaze amezi ane zitabahemba. Ikindi kibazo ni ikijyanye n'abayobozi bamaze iminsi begura. Iyo bavuga ko beguye bavuga ko beguye kubera impamvu zabo bwite. Mu by'ukuri mwatubwira ko ari iki cyabaye? Ariko ntabura no kubaza ngo twaherutse hari itegeko rishyiraho ry'umushahara, ariko ibwiriza nk'uko batubwiraga bavuga ngo turitegereje mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Nyakubahwa amaso turacyahanze kuri iyi nzu abaturage benshi. Iyo ni ibwiriza imyaka ibaye 43 tukiri ku mushahara fatizo w'igiceri cy'ijana, uyu munsi kidashobora kugira ikintu na kimwe kigura. Ubwo nabagitifu tugara ushize wambwiraga ko nabo murimo mu batekerezaho. Nyakubahwa baracyategereje ko umushahara wo mubibuka mu ntara baracyahembwa 74,000. Mu gihe kibiza mukunze kwimura abaturage mu manegeka. Buno buryo mwimura abaturage ntaho muberekejemo, babwiye muti warutuye aha have, yego hari mu manegeka, ariko kuba nta handi muberekeza mwakamuhaye ingurane, wenda mwamuha ingurane y'inzu y'ahandi heza yatura, cyangwa se mukamuha amafaranga. Hanyuma munatubwire aferi ya siranse z'abamotari byagenze bite, yarananiranye? Murakoze. Iyi topic ndagira ngo nyivuge ibintu bibiri rwose twe nka leta twabonye, ariko twe tumaze kubona amadini n'amatorero atanga inyigisho mbi. Ntabwo dushobora kwihanganira itorero bibwira abantu ngo ntukanywe amata. Kubwira umuntu ngo nivuga amagambo urabona bizi kujyana muri Amerika, mu by'ukuri n'ibyo bintu bitatu bishobora gutuma umuntu yegura. Yanabaje ikibazo cy'abagitifu tugari. Abagitifu tugari Minisitiri wa Minikofi ubwo twari mu kiganiro n'itangazamakuru dusubira ku kijyanye na RSSB ndetse na Minisitiri w'Umurimo, bavuze ko abakozi bangana n'9% nibo bahabwa iby'amategeko ateganya. Ibi turabihuza n'imibare nanone yongera kuvuga ko nibura 2% ari bo leta ihakaze. Waza kureba ihakaze, waza kureba aba bakozi ubwo basigaye nka 6% baturuka hanze. Nyakubahwa dufite ikibazo cy'umurimo mu Rwanda. Mu by'ukuri abaturage bari mu kazi bafite ubwoba bw'akazi mu Rwanda. Dufite amategeko yubatse neza ariko yabuze umuntu yubahiriza. Ndatanga urugero, abashoferi batwara amakamyo ajya mu mahanga, no mu gihe cya Covid twari mu nzu bo bari ku kazi. Aba bantu imodoka n'ibyo batwaye biba bifite ubwishingizi, ariko bitwaye ntabwo agira. Kuvuga ngo iyo arwariye mu gihugu yagiyemo, bagenzi be nibo bumvikana uko bashobora kumugeza mu Rwanda, ndetse ntatinya no kuvuga ko iyo anagize impanuka agapfa nibo bongera guteranya uko bashobora kuzana umubiri wa nyakwigendera aho yaguye, bakaba ari nabo bamushingura. Ibi nanone birasubira kuri bwa bwoba bw'umurimo. Nanone dusubira kureba uko leta ireberera abantu 9% bari mu kazi. Ibi biragarukanya kuba bikagaruka ku bakozi bari mu nganda, ntibagira ubwishingizi, bari mu nganda zifite ibyago byinshi bitewe n'ibyo bakora. Mu by'ukuri umurimo urugarijwe kuko banavuga ko badashobora kubona uwo babwira ikibazo bagize. Rimwe na rimwe iyo bakitangaje umukoresha aramwirukana, kuko yamwirukanye nta ngaruka agira. Ibi birakomeza bikagera no kushinzwe umutekano w'abasekirite tubona ku bipangu no ku makampani. Ntibagira amasezerano y'akazi, ntibagira ubwishingizi. Kugeza ubu tuvugana bagiye kujya mu minsi mikuru zimwe muri kampani zimaze amezi ane zitabahemba. Nyakubahwa abashoferi batwara abagenzi mu Rwanda ntibagira ubwishingizi, bamwe muri bo, cyangwa se ibyo umukozi ahabwa. Ibi rero bigatuma umurimo mu Rwanda twavuga ngo urugarijwe. Muraza kudufasha kugira icyo mubivugaho, ariko ntabura no kubaza ngo twaherutse hari itegeko rishyiraho ry'umushahara, ariko ibwiriza nk'uko batubwiraga bavuga ngo turitegereje mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Nyakubahwa amaso turacyahanze kuri iyi nzu abaturage benshi. iyo ni ibwiriza umushahara fatizo. Itegeko ry'umushahara rirahari ariko ufatizo iteka niryo ryabuze. Imyaka ibaye 43 tukiri ku mushahara fatizo w'igiceri cy'ijana, uyu munsi kidashobora kugira ikintu na kimwe kigura. Reka noneho ngaruke ku buhinzi. Ku kijyanye n'ubuhinzi, nyakubahwa PM, abaturage barahinga bakeza, igihembwe gikurikiyeho bagasonza. Hari ikibazo giteye gitya rero, ibyeze ntibifite isoko, ibyabonye isoko biragurwa ku giciro gito, kuko abaturage bafite ubwoba niba bigumana ntabwo babona aho babibika, nta buhunikiro tugira. Ibyo byose rero ni ibibazo byugarije abaturage. Ubuhinzi n'umurimo nibihurira hamwe turaza. Ubwo nabagitifu tugara ushize wambwiraga ko nabo murimo mu batekerezaho. Nyakubahwa baracyategereje ko umushahara wo mubibuka.
mu ntara baracyahembwa 74,000. Ndabashimiye. ni ikijyanye n'abayobozi bamaze iminsi begura, twabibonye cyane mu ntara y'Iburengerazuba. Iyo bavuga ko beguye kubera impamvu zabo bwite. Mu by'ukuri mwatubwira ko ari iki cyabaye? Ese ibintu nishobora kuzarangira abayobozi bagira ubwoba bwo gutanga umusanzu wabo mu nzego z'ibanze? Murakoze cyane. Ikindi kibazo ni ikijyanye n'abayobozi bamaze iminsi begura, twabibonye cyane mu ntara y'Iburengerazuba. Iyo bavuga ko beguye kubera impamvu zabo bwite. Mu by'ukuri mwatubwira ko ari iki cyabaye? Ese ibintu nishobora kuzarangira abayobozi bagira ubwoba bwo gutanga umusanzu wabo mu nzego z'ibanze? Kuri RSSB mugenzi wacu nabaje ikibazo kijyanye n'ikibazo cy'umurimo mu Rwanda, avuga ati ngira ngo avuga amasezerano y'akazi, ubwishingizi bw'abashoferi b'amakamyo. Ngira ngo abashoferi b'amakamyo n'urugero atanze, ariko ashaka ko nta informal sector yose kigirimo abantu batishingiwe barwara ntibashobore kwivuza. Avugamo abakozi bo mu nganda, avuga abashoferi b'amakamyo. Iki kibazo cyo ngira ngo twese turacyumva. Umushoferi w'ikamyo yagiye Dar es Salaam akarwara mu nzira, atahate yarwaye yivuza gute? Ubwo ariko n'umutwe navo ngo ni cya kintu twita informal sector yose. N'umushoferi n'umumotari w'ikigali ubwo nameze uko, n'umushoferi wa bisi ijya Muhanga cyangwa ijya Rubavu nabwo nuko, umuntu ukora muri agro processing mu ruganda rutunganya ibiri Rwanda Nyaruguru cyangwa se Nyagatare nabwo ameze uko. Ni icyo tukwiye kureba aho. Ngira ngo nakiti ikibazo abundi ndumva wadukanguye, watubwiye ngo mugende muri n'ibintu uko bikomeze neza. Reka nemeze ko tugiye kongera tubyigena, turebe uko twakora n'abantu muri zo sectors. Turebe ese bari abantu bagira ubwishingizi, niba bugirana ubuhe bwishingizi? Ese niba afite gusa mituweli akarwara ageze mu Mombasa yivuza ati? So nge navuga ngo we take note, ndakitu cyandike, tugenda abantu b'ibyo nuko ntabwo twaba turi igihugu twumva ko umushoferi wacu uvuye hano akagera mu Mombasa akarwara yakwerekana ka mituweli batakana ntabwo bakora mu gihugu kindi. So reka tugende tubirebeho, twige iyo dossier, ariko ni byiza ko muba mubi tubwiye kugira ngo n'inzego zihari zose zibyumve. Ihohoterwa hanyuma yavuze ati amasezerano y'akazi ati muri murugarijwe. Nenda yahumere nk'umwenge ntabwo muri murugarijwe, harimo issues, harimo ibibazo, ariko ntabwo twaba turi utemera ko uburi mugeraho ugarizwa uko umuntu wogarijwe ngo uri muri danger ikomeye. Ntabwo twatuma igihugu bigera aho ngaho. Gusa utubazo tugiye turimo tugenda tudikemura. Mwumva ko hari ikigo cy'amakoperative twatugwana gufixa ibibazo bivuka mu makoperative, uburyo bakoresha abantu, uburyo bishyura. Hari muri informal sector umucuruzi wakoresha abantu batana bishyura ati. Reka dukomeze dufatanye gufixa ibibazo byose biri mu informal sector, bitagaragara ko leta dukoresha abakozi ba leta gusa kandi tureberera abanyarwanda bose. Niyo tuvuze ya mirimo 50 igomba kuba created, gushyirwaho mu gihugu. Ntabwo tuvuga ko ari government izarokrita abantu 50, ni igihugu cyose harimo na private sector tugenda facilitatinga gutanga imirimo. Ariko wamugani ni byiza ko uko dutanga imirimo tunebe ko ikorwa niyo bakora bafite conditions zituma bakora ibyo bagomba gukora. Rwose icyo take note. Hanyuma avuga ati iteka ry'umushahara fatizo ati bavuga ko riri muri office yacu hano, ntabwo rihari. Reka mbivuge ku mugaragaro, ntabwo uri muri office ya Prime Minister, ahubwo ni ikintu twatangiye kuganiraho n'inzego, kuko burya iteka rijya kugera hano muri office hano rigeze kuri final stage. Ni ukuvuga ngo riba ryaraganiwe, context ikumvikana, content yaryo ikigomba kujyamo kikumvikanwaho, rigera hano muri office hano riri ready to go kujya muri cabinet meeting kugira ngo ritorwe. Ubu rero igihari ni iki? Buriya minimum wage ngira ngo nicyo umushahara fatizo ni minimum wage. Ni ikintu tudakunda kwihutira kuburya kijyana na level y'amajyambere y'igihugu. Abantu benshi barabivuga gutyo bakagira ngo biroroshye guverinoma yabyuka bavuga ngo guhera uyu munsi umunyarwanda azagihembwa amafaranga y'u Rwanda 500 ku munsi cyangwa se 1000 ku isaha. Iyo bivuze hari implications nyinshi cyane zigira ndetse no ku miryango. Icyo turimo gukora na risese ubu ngo tubishyizeho uyu munsi, wenda guverinoma yabikora igahemba abantu kuri iyo rate. Ariko se umuturage ufite umukozi we mu rugo azamuhemba kuri iyo rate? Nayamuhemba se wazabahembwa ngahe? Ni ibintu byinshi cyane. Ubwo ni byinshi, minimum wage implication nyinshi kuri economy y'igihugu no ku buzima buri social. Ntabwo ari
oda wabyuka ngo ujye muri cabinet itorwe gusa kuko icyo gihe udakoze neza. Buryo dutora oda muri cabinet igasohoka ikaba gazetted, tuba tubanje no kwiga ingaruka nziza izagera ku buzima bw'abantu cyangwa se na issue zindi zavuka bitewe n'icyo cyemezo. So ni icyemezo gisaba kwitonderwa cyane ko gifite implications nyinshi ku ngo z'abantu, ku miryango, ku bigo bya leta no ku buzima bw'igihugu. Ariko icyo twemera nuko iyo principe tuyemera tuzagira igihe tubigeraho. Abantu birasaba ko twicara, inzego zirimo kubitekereza, zirimo kubyiga, noneho kugira ngo nidusohora ikintu cyari ikintu gifatika tuzi ko kiri implementable. Ntabwo dushaka gukora order isohoka bigatera ibibazo kurusha uko isubiza ibibazo by'ubuzima bw'abaturage. Ntabwo rero ryageraho rigera ngo ryarakozwe rigeze kwa PM ya rirahagera. Abantu baracyaganira, biracyari mu biganiro ngo ikintu tugikoze ingaruka zacyo ku buzima bw'igihugu, ku buzima economic bw'igihugu nizi. Ese tugikoze ko kiba kiri abantu bose mu by'ukuri iso minimum wage reba uwitwa umukoresha wese yabo wo muri informal cyangwa formal sector. No hantu urya binakomere. Iyo ishyizeho biri witwa umukoresha wese. Icyo gero ni ukura ngo ingaruka bigira ku buzima bw'igihugu zose zingana gute, eske ziri manageable, none abantu bagafata uwo mwanzuro. Ku bijyanye n'ubuhinzi yakibajije nacyo mugenzi wacu avuga ati ubuhinzi rimwe burazamuka ubundi bukamanuka. Nibyo ubuhinzi buriya ni mpamvu leta ihora ibishyiramo imbaraga inyuze muri minagri n'ibigo byayo. Ubuhinzi y'abantu bahinze kuri iyi season bakabura isoko, bacika intege ubutandi bajya guhinga, ntibasubire muri iyo crop bari bagiyemo, batasubirayo umusaruro ukabukeye, tukajya mu nzara muri shortage, inzara ariko umusaruro ukagabanyuka. Wagabanyuka tugasubira kubabwira ngo musubire guhinga. Niyo mpamvu duhoza ikintu cyo gura ducungira hafi kureba season yatangiye gute, abayigiye muri bangahe, big farmers, abahinzi banini, abatoya, kureba mbese amafumbire fertilizers zatanzwe kuri rate tubihoramo. Ariko ntabwo babicontrolling 100% kuko none ubuhinzi nabwo abahinzi nabo bujya bita private sector. Ntabwo ujya gutiye ku muntu ngo ndagutegetse ngo hinga hegitari ebyiri, ariko umushyiraho incentives, umushyiraho ibintu bituma kuko iyo subsector arimo niba umuhinzi w'ibigori akumva ari muri condition nziza zo guhinga kuko azabona ifumbire, n'ubutaka nibwuma, tukajya gushyiraho kubafasha za small scale irrigation y'ubutaka habaye nk'ibura ry'imvura, tugumana tuba izo incentives kugira ngo ubuhinzi bugende neza. Ariko ntabwo cyo tantiko ngo turamutegetse ngo hinga ari 5 cyangwa hegitari ebyiri oya, kuko ni private sector. Ariko ni private sector is supported, ifite leta ifasha cyane kanaba hafi, kuko ubuhinzi ni kimwe mu bintu bifite akamaro ku mpamvu zirenga 3. Icyambere ni food security, no kwihaza mu biribwa, dukeneye ko abanyarwanda bagira ibiribwa bihagije. Icya kabiri nibyo bitanga umusaruro mu mafaranga y'abaturage kugira ngo binjize amafaranga mu ngo zabo. Ikindi turimo gukora ubuhinzi bushobora gutuma tune exporting kugira ngo tugire amadovize. Ntabwo ari sector twakubagirwa, ariko kuba nyishingira kuri season nibyo rwose rimwe barazamuka n'undi kamanuka, ariko duhora tugerageza. Ntabwo inzego zisinzira ngo zirekeye kwita ku buhinzi. Yanabaje ikibazo cy'abagitifu tugari. Abagitifu tugari reka mvuge ko ikibazo turakizi nko tuzi ikindi ikibazo muri rusange. Abantu bamwe sectors zimwe nyine zivuga ati ariko wenda dukeneye ko mutwongerera ubushobozi, haravuga dukeneye ko muduha ipikipiki ubuzima bworohe, haravuga dukeneye ko muduha amagare ko n'umujyanama w'ubuhinzi. Gitifu agarimo ati nkeneye ko umushahara wanjye yongera, undi ati nkeneye moto. Mu by'ukuri tubira muri context y'abakozi ba leta muri rusange. Kubura gitifu akagari n'umukozi wa leta, kuko ari umukozi wa leta, umwarimu, umugoronome, ushinzwe amamaza ubuhinzi, ushinzwe ubuzima, tubirera hamwe. Ariko impungenge mbagira ngo bamare nuko ibibazo bihangayikishije abaturage natwe nka leta biduhangayikishije. Ikintu cyose mu gihangayikishije abaturage natwe kiba kiduhangayikishije. Rimwe rimwe tubona igisubizo uwo munsi kubera ko ibisubizo byinshi nyine urareba igihugu cyose, urareba ubushobozi bw'igihugu, ariko twemera ko yagize ikiboneka gituma tugira icyo dukemurira abaturage, tugenda tubikora. Mwarabibonye ku barimu byarakozwe, kuko abarimu bari inyuma cyane. Leta irabitekereza, ntawe yisabye, igera ahantu guti noneho ubushobozi bwashobotse dushobora kugira icyo tugenera abarimu b'amashuri abanza, tugira icyo tugenera abarimu b'amashuri yisumbuye n'ibindi. Rero navuga ngo nta sector nimwe tutari batubirebera hamwe, tugenda tureba uko ubushobozi bw'igihugu bungana kandi nzi ko mwese mubyumva. Hanyuma rero yanabaje atabaza bamaze iminsi begura, ariko nabyo kugenda turavuga ngo beguye ku bushake. Nibyo umuntu weguye ku bushake n'abayeguye ku bushake nta kundi nyine
ariko buriya twebwe kuri twe uko tubona nka leta hari ibintu bitatu tugomba kuvuga no kubwira abanyarwanda. Icya mbere, nge numva ko umuyobozi yagira igihe gura ku bushake yabenyereka ko imyumvire y'abanyarwanda yateye imbere cyane, kuko nuvuga ngo wari uzi target wagomba kugeraho, wari uzi igomba ko abaturage, wari uzi ko abaturage ku isonga, ugera ahantu umva ko utabishoboye uravuga uti ngiye rwose mbabarire nigendere ndeguye ku bushake. Iyo ni indiketa nziza yaberekana ko tugeze ahantu heza, aho umuntu akora akazi kakunanira ukibizwa uti rwose ngenda basezeye. Icyo ni kimwe tukwiye kwishimira ko abantu bagize amashuri kwibwiza ko bati ngewe ndumva ibintu nari nabasabye kubafasha gukora, ndumva hajya mundi nanjye nkajya muri, kuko ushobora kudashobora kuyobora ariko ugakora kandi kazi ko abeguye kuri izo nzego n'undi bazakomeza abanyarwanda beza bakorera igihugu. Icyo ni pati imwe y'igisubizo. Pati ya kabiri y'igisubizo ni uko u Rwanda rufite ibintu bigera nko kuri bitatu navuga twese tuziranyeho twiyemeje gukora abanyarwanda. Hari icyo cyo kuba tuvuga duti ni umuturage ku isonga, twese dukorera abaturage. Icya kabiri, hari ukuba twese dushaka ko ubumwe bw'abanyarwanda budahungabana, abanyarwanda bagora barikorera hamwe nk'umunyarwanda umwe. Icya gatatu ni service delivery. Ese abanyarwanda dushyira ku isonga turabakorera, yaje kwaka icyangombwa, yaje kwaka service umuhera igihe. Ni ukuvuga rero hari n'abegura ko bumvishe pressure yuko ibyo basabwa gukora bibarenze, akibwira akigendera. Ariko icyo navuga ntabwo kwegura ari icyorezo. Twebwe icyo dushaka nicyo kintu, turashaka ko abantu tuyobora twubahiza ibintu bitatu: gahunda y'umunyarwanda umwe, ubumwe bw'abanyarwanda, unité nationale. Icya kabiri, service zigatangwa neza ku muturage wese cyo kuyaka, niba umuturage aje kwaka icyangombwa, niba aje kwitabaza nk'umuyobozi ukamufasha neza service nziza. Hanyuma ikindi ukumva ko naho uyobora iterambere ririmo kuza koko, iyo ahantu hatazi iterambere nabwo haba n'ikindi kibazo. Mu by'ukuri n'ibyo bintu bitatu bishobora gutuma umuntu yegura, yakumva bya koko atarimo kwacivinga ibyo batereka ngiye mve mu kazi, ariko ntabwo ari icyorezo. Muhumure, iyo ikiza u Rwanda n'igihugu cyiza, iyo yeguye ajya mu yindi mirimo yumviwe n'ibyo ashoboye, kandi ntabwo ari ubwa mbere abantu bakoze akazi byagorana bakegura iyo beguye bajya mu bindi ubuzima bwabo. Ikibazo mbaza ni ibibazo bibiri ariko bigufi. Mu gihe kibiza mukunze kwimura abaturage mu manegeka, ariko uburyo mubikora hari ababinenga bavuga ko mubikora huti, ndetse hari n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iherutse kugaragaza yuko buno buryo mwimura abaturage ntaho muberekeje, mubabwiye muti wari utuye aha have, yego hari mu manegeka, ariko kuba nta handi muberekeza bituma ubuzima bwabo burushaho kujya mu kaga. Bakifuza yuko iyo miryango yasabaga yuko mu gihe mwimuye umuturage mu murima we mwisambuye, yego iri mu manegeka, mwakamuhaye ingurane, wenda mwamuha ingurane y'inzu y'ahandi heza yatura, cyangwa se mukamuha amafaranga yatuma ajya kwiyensitara ahandi hantu. Hanyuma munatubwire aferi ya asiranse z'abamotari byagenze bite, yarananiranye? Murakoze cyane kuri ibi bibazo mubaje n'ibitekerezo mutanze. Ngira ngo icya mbere cyari cya Flash FM cyavuga ku kwimura abantu kubiza. Iki kibazo rero kisa naho kibazwa kenshi, ariko tugira ngo tucyumve kimwe. Umwaka ushize tugira ibiza, muzi ko twapfushije abantu 131 mu ijoro rimwe. Ndetse abanyamakuru mwari kurikiye tujya gushyingura abantu za Rubavu n'ahandi. Byari bibabaje cyane kubona mu ijoro rimwe igihugu cyapfusha abantu 130 batwawe n'amazi n'ibiza nyine. Noneho mukavuga muti abantu baravuga ngo aho kugira ngo mwimure mu biza jya ubanza umwexropre, jya ubanza amafaranga. Rwose ibyo byaba ari byiza, ariko iyo tubonye imvura igiye kugwa, meteo yabyerekanye ikavuga iti, kuko dufite ikigo cya meteo nibura gitanga imibare y'ibishobora kutugwirira ejo. N'ubu ngubu meteo iramutse ivuze iti turabona haragwa imvura mbi y'amahindu Kimihurura muri primature haturi, ejo ntimuzakore tube tuyifunze twayifunga, kuko kugira ngo abantu 50 bapfe wavutiwe mufunze gatoya turebaho mujye. No kuvuga rero ushobora dukora nuvuga ngo amafaranga arahari yo expropriate abantu no kubamaza uyu munsi, igisubiza kenshi abari ko adahara ko kanya, kuko
kuko amafaranga leta agira inzego anyuramo, procurement, bigomba kugurwa, inyubako, ibikoresho n'ibindi. Ariko ntabwo babwira umuntu Meteo Rwanda amaze kwerekana ko ari imvura y'amahindu ngo guma aho ngaho, hanyuma ushobora gupfa n'abana be batatu, ngo twandi dukore procurement. Ibyo twaba turi gouvernemental responsable. Twe rero twumva ikintu cya mbere gikomeye ni ugutabara ubuzima bw'abantu. None ibindi bijyanye no kuvuga ngo umuntu twimuye aha tumushakira aho atura, abona aho abaho heza, ibyo nyine inzego zibanze zitazibijyamo zikabikora. Mwabonye nk'igihe twimuraga abantu mu burengerazuba, twabanje kuba tuza ahantu rwose mu kibuga, ariko nibura tuba ngo barokotse, ntabwo bapfuye n'imiryango yabo. Babanza kubana nko mu kibuga, tukabaha tent bagaturamo. None inzego zanze uturere tugatangira kureba ngo abatura batuza he, dukurikije ubushobozi bafite, abo duha amabati bakiyubakira, abo twubakira inzu yose tukayizamura ikuzura. Ariko urumva iyo gahunda yitwa kubakira umuntu, kugira amafaranga umuha, kumushakira amabati, ikwiye kuza ari ukwabanje mu by'ukuri gutabara ubuzima bwe. Mu by'ukuri niyo principe tugenderamo. Nawe kuba hari aho wenda urwego rw'anzuru n'urundi rushobora gutinda gukora ikintu neza, ako nta kabazo twakwiye. Twumva ese wa muntu twacumbikiye n'abana be n'umuryango we akaba ari mu bagomba guhabwa wenda tuvuge amabati yaherewe ku gihe, niba ari mu bagomba guhabwa inzu yaherewe ku gihe, icyo cyo twakireba. Turabizi ko hari hashobora kuba uburangare by the bigaruka bijyanye n'inzego zibanze zeguranye, tukaza gukora system ugasanga umuyobozi w'ubwo rw'anzuru n'uyu hari ibyo yakiri gukora, akibwiriza akegura cyangwa se natwe twamukuraho. Ni ukuvuga ngo ibitagenda neza bishingiye ku muyobozi uyu n'utabikoze neza, nibyo bigarura za ngaruka mwavuga ishobora gutuma umuyobozi yegura cyangwa kuba mu kazi. Ariko twe nka icyo tuba twifuza niyo sequence uko ibintu bikurikira, ni ukubanza gutabara ubuzima, imiryango ikarokoka ntipfe, hanyuma tukayituza aho igomba kujya, tukayifasha dukurikije buri kategori y'abantu. Muri iyo process kitagenda neza kuko wenda hari umuyobozi n'uyu batinze gusinya urupapuro, undi atinda kwitaba telefone, atinda gukora, ayo nta makosa ahubwo yandi yavugwa n'umukozi, ari niyo leta igenda ivuga ngo muri uru rwego hari icyo mutakoze neza, noneho hakaza ibihano bihabwa abayobozi. Nagira ngo rero tubitandukanye byombi, ntabwo twabanza ngo mujye mubanza ikiza n'ikijya kuza mubimenye, mubanze mukore procurement, mutegura muzabatuza, icyo gihe amazi yabamaze kwica abantu. Ntabwo twa turi leta ikora neza, icyo nagira ngo gisobanukire. Ariko again ibikora ko umuyobozi uyu waba yitwaye nari muri iyo process agatinza dossier, we turamuhana, afite uburyo hano rwose. Twifuza ko nubwo ibintu bitondetse gutyo ariko bikorwe vuba, we mugwaye murwe atuzwe vuba ajya agomba kujya. Iyo bitawe ko urangare bwo ibihano biratangwa. Nagira ngo rwose turabyumva kimwe, ikibazo kikakuvuga ngo bikorwa neza, ariko turabyumva kimwe. Nawe atari ko ibya affaire ya insurance y'abamotari yaje kunanirana. Mu by'ukuri nagira ngo nacyo tugisobanuye gutya. Insurance y'abamotari nibyo navuga ngo leta ntabwo ikora ubucuruzi, ariko leta ishobora gutabara ubucuruzi hari ikibazo cyavutse, leta ishobora kujyamo. Ariko insurance company z'abantu bigenga n'abamotari ni private sector. Iyo tubonye kubahuza bitakunze, leta ishobora kujya muri kabahuza ikareba ikareba ikivamo n'ikijyamo. Ariko ntabwo leta ari ijya gushyira igiciro ngo ndagutegetse uwo insurance company gushyiraho 5,000 byo insurance, kuba areba risk y'uwo akora insurance. Ese accident ziba nizingahe? Niba muri iyo sector haba accident icyumweru cy'umweru, nawe nta mafaranga asohoka icyumweru gusa. Icyo nababwira, turacyabiganiro, turimo gukora imibare ngo turebe niba insurance companies zitanga ubwishingizi bwa moto zarakabije. Turacyari imibare neza, Minisiteri y'Igenamigambi irabikora ikareba niba byarakabije. Icyo gihe twazabwira ngo hano mwakabije cyane. Ariko nashaka kuvuga niyo principe ibanze yuko insurance nujya kwifata ni ubucuruzi baba bakoranye, nk'uko wambwira uti umunsi kuki wenda uruganda rw'imbaho ruhenda meza cyangwa intebe cyangwa ugwasima, leta ibonye wakabije bakugira inama. Ariko leta ntabwo yabwira umucuruzi wa sima ngo nturenze umufuka wa sima 5,000. Leta ntabwo ibikora, ahubwo leta igenda ibankarigura ikagira niba utaka iyo wakabije turakuganiriza kugira ngo ubuzima bw'igihugu bugende balance buba equilibre. Nibi bya insurance ariko byo kuko twigeze kubiganira, tunemera ko leta izagenda ikaganira nabo ikareba niba bihwitse. Turi mu mibare turimo kuranga ngo ese koko ntibikabije cyane. Ariko icyo navuga nuko imibare dufite ya mbere yerekana ko moto zikora accident nyinshi cyane, noneho abazi ubwishingizi bagahora basohora amafaranga menshi. Ariko mu mibare tuvuga ngo ni menshi kugerahe, ni menshi kugerahe. Nicyo Minisiteri y'Igenamigambi irimo kwigaho, kura niba ari menshi kurenza urugero cyane, niba ari menshi ahuye na risk baba bafatiye ubwishingizi. Hari ikindi cyabajwe kijyane umubano n'abaturanyi. Mwavuze muti umugenzi wacu wavuze ngo rega ubukungu ntibwatera imbere tutabonye neza n'abaturanyi. Nibyo turabyemera, ariko
nagira ngo nsobanure ko kuba n'abaturanyi se iyo ugize imana umuturanyi akakubanira neza nawe mubanira neza mukabana neza nyine mu bintu bikaryoha ariko ntabwo ujya gutegeka umuturanyi ngo ndagutegetse ngo banira neza wowe icyo ukora nk'igihugu nk'icyo twemera nk'u Rwanda ruzarinda abaturage barwo warubanira neza utarubanira neza ariko twe turavuga tuti turirage kubana n'abaturanyi bacu neza ariko nanone turinda umutekano w'abaturanyi bacu niyo principe yanze tugenderaho ntabwo rero wabwira umuntu ngo ndagutegetse ngo banire neza ariko nanone uzi ko atakubaniye neza akaguteza ikibazo uri ready uriteguye kurinda ubusugire igihugu cyawe igihugu cyacu ari cy'u Rwanda ukaba witeguye no kurinda abaturage bawe mu umutekano ariko ibyo wavuze turabyemera ko iyo bibaye byiza abaturanyi bakakubanira neza rwose n'ubukungu bugenda neza ibyo wavuze ngo umupaka wa icyambu cyafunguye umunsi ko kizakora gite kandi Kongo tutabanye neza ntabwo ari ikibazo abaturage ba Kongo ntabwo dufitanye nabi ikibazo abaturage no barambuka niyo mpamvu icyo cyambu cyafunguye nuko tuzi ko iyo muvuma y'abantu irahari barambuka bakora business mu Rwanda bagasubira Goma umuturage usanzwe nta kibazo afite ikibazo kigafata ibyemezo ariko umuturage kuba icyambu gihari akacyambukiramo nta kibazo rwose ngeri kizakoreshwa ntabwo kizapfusa TV1 ngira ngo yavuze ati gutwika imibiri yavuze ati ni gute twakemura ikibazo cy'amarimbi ngira ngo ubwo ntabwo ikibazo cy'amarimbi twari tuzi ko ari ikibazo icyo twatuye twe nka leta twashyize amategeko uburyo amarimbi acungwa n'uturere Minaroke nzi ko bahora babikoraho buri gihe hanyuma dushyiraho n'iteko ry'uvuga ngo ariko tugeze mu isi iteye imbere hagize umuntu ugira ibyago bafasha umuntu agahitamo ko umubiri wabo utwika nabyo twarabyemeye mu itegeko ariko ni choice mu guhitamo k'umuryango ndetse rimwe mugasanga uwitabye Imana yasize abishyizemo mu nyandiko ati mu birange muzawutwike icyo twakoze nuko mbere bitari byemewe leta yarabyemeye ko ntihagira umuntu bisaba bizakorwa cyangwa se umuryango wese bisabye bizakorwa ariko niba hari detail y'amarimba adacunzwe neza icyo turajya ku kiruhuko turakurikirana Minisiteri y'Igihugu iraza ko n'inzego zibanze ko nzi ko uyu munsi amarimbi ari mu nshingano z'uturere ari muri local government ubwo turaza ko hari ibintu by'amarimbi buryo acunzwe bitameze neza abantu bazabyige ariko bijyana nabo muri social sector mu buzima social bw'igihugu dukeneye ko ibi ntabwo abaturage baho neza ngo irimbi ricungwe nabi tuzabirebaho nabyo ngo nta kibazo